nuko ngo bugorobe barikora babona iz'urusoro ijoro ryose. Umuseke wa mbere utambitse bavuza induru ndende bati umwami yatanze Rwaserera. Rubanda bakangukira hejuru, abanyenzara bose babyumvise batanguranwa kwa Rwaserera. Ese waba wariteretse na bagenzi bawe maze mukajya kwishyuza umushahara wanyu mwari mumaze iminsi mutishyurwa kandi mwarawukobokeye, maze ubabonye ati ko mbona mwateye Rwaserera mwa bantu mwe, bite byanyu? Ese waba warabonye aho abantu bateye hejuru baremeje bashaka ko hari bitagenda neza bikosorwa, maze ukibaza uti ko mbona bateye Rwaserera? Gusa igitangaje ni uko utari uzi ko Rwaserera ari umuntu kandi wabayeho, akaba ari we wabaye icuro ry'umugani tugiye kuganiraho. Dore uko bateye Rwaserera. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirunduriramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singaye wavuze ko utazi yava.